nigeze guhura n'umuntu kuri Snap. Umuntu nkajya mubwira ati wamaye amafoto akayanyima. Noneho yabaga nyine muri Jamaica. Noneho arambwira ngo yaje mu Rwanda. Ndangije ati okay, arambwira ngo duhure. Ndangije ati ntago mari. Ambwira ikindi gihe turahura. Dupanga guhurira hano hahoze The Wave, ndakeka bahashyize mba sport wati simbyibuka. Ndangije ati rero ngewe nta ticket mfite. Arambwira ati ndakwishyurira ariko ntago naguha tike tutaraho. Ndangije ati okay naribi. Nicara kuri moto, urabyumva iyo ugiye gusohoka umuntu utazi wimeza neza kwambara uduki. Mba ndambaye ndagiye. Yarakwimye amafoto. Yarayanyimye namuzi. Yavuye Jamaica. Avuye Jamaica. Mwariye Snap. Snap ujye yumvira. Noneho ndagenda nkigera kuri moto umuntu aje kwishyura mba nkubiswe n'inkuba. Nasanze ari umusaza. Yari yarakwimye amafoto. Yari yanyimye amafoto wa musaza ugenda ugira ngo ndavuga ati ugenda uko mana yanjye. Ido store. Yo Ido store rero iki cyangwa se wamanga amanota ku 10 yo kwambara neza. Nk'umunani ku 10. 8 ku 10. Cyane. Abiri yajyaniye iki? Abiri yajyaniye iki? Cyerekana nahe ngahiza kubashizo. Okay. Ido icyo kintu gihindura ariko nyine ku cyangwa nk'iki siko nawe bakwambika fresh ahangaha kabasa neza. Ahangaha udukweto dusa neza ariko umva fresh wabusa neza byadaje. Genda uko mana yanjye ndavuga ati ndapfuye nagiye nambaye kanzu igera ha. Ese yari yambaye neza nk'umuntu uvuye Ido store. Kareka yambaye nese ibintu by'abasaza sobizi ibintu by'ibitise n'ibiki. Ari we na so ninde mukuru. Shani wepe ko papa aracyari moto. What are you saying? What is he saying?